urangiye icyo nakubeshya cyaka kirakigura muri Nyabarongo niba mura nawe ugize unure y'inzugi mva abana abakozi babona susugura rwose babona susugura nuko nayimvuye aha nyine nkumva akaradiyo karavuga ngo batushobora no gusinza bakabiterura ahantu neza we mva mbabwire kare nabwiye ukuntu gahunda zimeze miliyoni 5. Amakuru sheri Neza uteze meze neza yego kubuzeho kareka se cyane wowe simeze sha nanjye meze neza sheri shabuze ukuntu nawe gukumbuye ariko sha reka neza ubu naronkumbuye sha mfana ari gukumbuye cyane uzi ukuntu nagukunda kweri sha nko gupfa kweri abanjye nuko uzi ni igiki cyanyereka yuko nkunda sheri nagushima ntashima kuba nacitse musaza wanjye sibyo ntabwo bihagije ese birahagije gusa byonyine none se wagira nzajya nkora iki ugomba no kuzaza uraza kundeba mu rugo tukaganira neza mu rugo ntabwo nzajya mbona uko mucika nzajya nzi bureka nkubwire uzi ko nibutse Rasta vipi? Kuri aho ngaho se? Hano nyine hari ikibazo cyari kibaye. Iki kandi man? Muvandimwe yarakoze mane andishida hano nandi kumufasha. Shabya ukubuze hose? Wana ndahari tu. Turambura se? Shange nago ushatse ndakubura sinzi ahantu ubu. Noneho ndahari nari bitu. Ariko ngiye ukwire kumpamagara manca kugira ngo tuzavugane. Okay, reka ntaribireka nceho. Naribi nyine tuzavuga. Okay, sawa turi kumwe. Rasta ntaga mbeshera. Kuno umuntu warikoze impanuka. Nta sinzi ariko nta kibazo. ariko nari numvisha umutima ngambye ariko nayiruka kera ariko ukunda no kwibagirwa cyane bura nanjye ari umunsi uzananyibagirwa shashare wigoka urabona ni ibipangu bitatu ni uranyumva Alo? Ndimo ndakumva mama. Ubundi wanjye nta mayobera abahari rwose. Nuko wenda wanahibagiwe waherutse kera. Ubwo uraza urenga icyambere icyo cya kabiri n'ubundi ni hiwanjye rwose. Ega nawe nuko ukunze kunyuzura cyane. Ngaho tebuka mama shenge maze uzingamo dore. Agora, sabe, eu também não yayo. Sasa wa maya kabibe basi. Ama kabibe.
sawa rero sheri ngatewe Sheshito. Ya so nari nje kukureba rero kuri ya diro nyine twakoze cya gihe urabyumva uteho Tirimeze utese. ya diro nyine wa muntu tutashoje kandi urumva Cyane narabyibagiwe kabisa. hari waribagiwe akazi wa Kugeza ubu boss ntituravugana. Kumubwira uko deal yagenze ariko sinzi ni danja mutipa yaraducitse. Ewana sinzi boss uko tuzamubwira. cyane ikibazo yaraducitse ariko natwe tugomba kwiga imitwe wa ukeneye amafaranga nanjye ndayakeneye ubwo urumva rero hari icyo tugomba gukora Dore icyo nshaka. Boss tugiye kumubwira ko deal twayirangije. Deal twayirangije umuntu twamurigasuye. Aduha amafaranga. Namara kuduha amafaranga. Tahita tujya gushaka cya gipeti. icyo gitekerezo waruzanye ni sawa ahubwo ikintu mbona twakora tuzaducunga boss ahantu agiye ko atazahura n'uriya mupeti Kabisa. no gahunda yo ni ukumubeshya nyine tugakora umuti nyine akaduha amafaranga Kabisa aho ni neza. Ukuvuga ati reka nshyiremo udukweto ubundi nze tugende. mvagira vana Iminota itanu ntegereza. sawa sawa sheri wanjye uzigiye rwose uzigiye iminsi arayishize stress akazi ibi nibyo rwose ngomba kujya mbigenza kuko si ifaranga rikisuka Mana warampaye Imana yarampaye rwose mfite ubwenge ukoresha ubwenge abantu bose nkareba mu bwonko genda mbabeshya hano uzamfata njyewe ese wambasha ubundi kashimani wamfata ngo rikashora zangwe mu byano fate no ku gihumbi nabako na stress yashe Yes. Sit down. Welcome. Chega wicaye kabisa. Wicaye rwose. Aga nawe nakubwiye so mwegera hino shiri. Agangere muri kare yicaranga tugira ibintu ariko nta mpamvu yo kweganya kuza. Ntabwo ari cyane shiri. Ese shiri kuko se wawe usigaye uyobone wanjye koko. harahindutse reka Akibaze nk'umuntu wumvishe wenda tunavuga ngo sheri ngo ndangira. Yakumva ko nanjye rwose uzanyibagirwa. uretse ko nawe cyane igitambo kimwe nicyo Wibeshyeho. Ariko uri cyo ukunda uri imfura. Teta rwose ngwino tete rero shege. umuzite Undi ubuzima busanzwe n'ubumba nshaka sheri. Ubwubone uruhande rwanjye nanjye mpari nishimye ntagiye mu kazi iteye. akazi nyine urabyumva nawe uri mu kazi kukubona bari hatari n'ubu ngubu nyine Aya buriya na buri kintu cyose ariko wase impuhwe. birashimishije cyane Mu bintu Imana yampaye urukundo rwawe yararumpaye rwose si ibyo kugenda bya bindi by'iki gihe byo kwangenda mpubeshereje aya urangiye icyo nakubeshya kirakigura muri Nyabarongo icya mbere ni uko nyine twizerana kandi tubona kandi ndabisoma ndabyukuri kabisa ubundi igihe mu gitondo ihari mu gitondo rwose nzakota akazuba izuba nkicara ngaha nkaba kumedita especially ariko nari nategereje n'umukunzi wanjye kabisa nari ngutegereje kandi nkicara mu nzu nicaye mu nzu urimo kaza kuzana nkakuyobora none wasika nicare umuyaga no gukubita numve rwose buriya n'umubavu wawe ngende ndawumva kabisa umubavu wawe nawe ndawumva akayaga gakubise niyo waba
bose barimara asanga bari cyane mwebwe se twebwe bose sheri yaje gatoka mugana n'abantu itajansha akashaka mbabazi muri mwebwe ni ndakumana njyewe rwose nakwifuza ngo njyewe niba nkora nawe ugize untureho inzugi mvuga ko nakomanga bose nakomangagaho gake nizere ko gahunda yabaye tayari gahunda ni neza kabisa neza ni neza muza hano twicara ngaho boss. Oja kuba muri mugenda n'abantu batufitiye icyizere ngo gahunda yaciyemo sha Ubundi yaciyemo neza rwose. yaciyemo Ikibazo. bimeze bite se sha umuhigo byagenze bite kabisa ewana diri noneho yagenze uko ubishaka ndakubwiye ngo umwana bikoze neza mukara mwana kabisa neza neza ugomba kuba mu mufungo neza kabisa rasta ni tayari Kabisa. nizere ko utamumbeye ngo mbereje umuntu nabiza ajya ashyiramo impindu Umva ntabwo twamuhereza. Twaramubwira. mwana mwana ubwire Ahubwo kabisa amafaranga yawe gacima mu ntoki ahubwo. wongeraho bitanu Boss, kabisa Nawe yakoze bitanu. cyane. ariko nanone kabisa mfite ikiraka amafaranga mbabwiye ibihumbi bitanu ndayashyiraho niba ngombwa nongereho igihumbi uranyuma turakumva bose ndongeraho igihumbi nimubikora neza ahantu ngiye kubohereza ni ku muntu ni ahantu hasa nkaho ntabwo hashamaje cyane ariko umuntu winjiyemo afite bag irimo miliyoni 5 uranyumva neza miliyoni 5 zishaka bose amafaranga ko ari menshi urabona uwo muzigo nawo tuzawucikana bazawudutsindaho noneho kabisa umva sha tugomba kubaho neza urumva abantu bose nimwe muzi ibanga ryanjye yego bose abandi bose bazi ko muri esanse ndi umuntu ukuriye abantu bubaka uzanisha imicanga na sheri wanjye wumvishe nkumva hagize n'umuntu n'umwe ukopfura wowe uranyumva sheri wanjye akabimenya bose kabisa ntacyo twavuga okay genda aza kubavugisha kuri telefone uranyumva yego bose mwihute Okay, sawa boss. Kabisa tuba boss. kashimari mfite abakozi ubu bamurangije neza tabarangira n'ikindi kiraka nanjye kwirebera umukunzi wowe uzabishobora rwose ntazabishobora ubyongereze